majeur bifata burya waza ubukoze do dièse mi si so re ra mi. Reka twongere tubasuhuze twizera ko mwagize umunsi mwiza, harimo n'abatagize umunsi mwiza mu buzima niko bigenda, gusa nabo bakomeze bihangane burya byose turabyakira. Iyi ni Emactar TV n'ubundi murimo kureba, nge ni Emmanuel Nshimiyimana. Tugiye kubereka indirimbo ivuga yitwa Suzana. Suzana ni indirimbo ya Makanyaga Abdul. Hari abantu bagiye batwandikira tuvuga ati uzatwereke uburyo dushobora gucuranga iyo ndirimbo ya Suzana kubera ko turayikunda. Ubwo rero tugarutse tuza kubereka uko mushobora no kuba mwayicuranga. Ni indirimbo irimo amanota yoroshye rwose mushobora kwiga kandi mukamenya vuba vuba. Rero reka dutangire tuyicuranga, hanyuma tugaruka turaza kugaruka noneho nyuma tubereka uburyo amanota twayicuranzemo n'uburyo noneho mushobora kugira gute n'uburyo muzajya muyicuranga tubibereka neza. Ariko reka dutangire no mbereke uburyo ushobora kuyicuranga mo iyo ndirimbo mu manota runaka. Chamaze kubibona Suzana mbanarapfu yendize urukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza ninamo nibwo nakwandikira kakabarwa mugarura mukunsubiza undema agatima umbwira yuko turara tubonanye. Suzana garuka dore imyaka irashize sheruma se kugenda ntazi impamvu yakujya yoka nsiga njyenyine kansubiza kuzaza nagutegereza sinkubone wowe sheri nzagirane ese ko ngiye gupfa kutakubona yewe biranzaje kutakubona yewe biranzaje. Aha byiza cyane. Iyi ni indirimbo yitwa Suzana, nuko nguko bayicuranga. Iyi ndirimbo rero tubonye ko bayicuranga mu yahe manota. Tuba dufitemo inota rya do, tukageramo ni do majeur, tukageramo sol majeur bifata burya, tukaza no gushyiramo fa, tukagaruka muri do ariko hakazamo na re mineur burya. Do rero twarayibonye rwose ntabwo nirego nyitindaho. Hari amanota twagiye tubona, ndizera ko maje kuyametiriza kuyacuranga. Ahubwo twabonye ko do inota rya do majeur accord simple, twabonye ko uru rutoki rufata umugozi wa kabiri mu kazu ka mbere
urutoki rwa kabiri rugafata umugozi wa kane, uyu nguyu mu kazu ka kabiri, urusigaye rugafata umugozi wa gatanu mu kazu ka gatatu. Hanyuma rero iyo tubivuyeho duhita tuza ku nota bita sol. Sol ngewe nkunda gukoreshamo sol iri septième, bafata barya kano gatugiye gafata umugozi wa kabiri, uyu nguyu aho gufata uwa mbere ugafata uwa kabiri, tugafata sol isanzwe ariko ngashyiramo kano agatoki bikaba sol septième. Ariko ushyizemo na sol itari septième, sol sixième ya burya nabyo nta kibazo, byose byajyamo, ariko septième ibivuga neza cyane, ukoresha septième yavuga neza cyane kurushaho. Hanyuma nkongera nkagaruka muri do, noneho nkaza kuza gushyiramo re mineur. Noneho re mineur bayifata bate? Aka gatoki gafata mu kazu ka muri kano kazu ka mbere, gafata uyu mugozi wa mbere gutya, hanyuma urutoki rukurikira gafata umugozi wa gatatu, urutoki rukurikira gafata umugozi wa kabiri, tugafata gutya. Ushobora gufata gutya mu rugero, ariko wafata gutya kugira ngo kano gatoki uba urimo guteganya ko wagakoresha n'ibindi bintu. Ubwo rero re mineur bayifata ni gutya tuyifata, agatoki gutya wa mbere mu kazu ka mbere, wa gatatu mu kazu ka kabiri, n'uwa kabiri mu kazu ka gatatu, birumvikana. Hanyuma ugakubita wa mugozi wa kane witwa re, noneho bikaba re mineur bayifata. Itandukanye na re majeur. Re majeur tuyifata gutya, urumva n'uburyo ivuga ko bitandukanye, ariko re mineur tukayifata gutya, urumva ko no mu mivugire bitandukanye. Hanyuma nayo manota ukongera ukagaruka kuri do. Iyo ugiye gusoza hariya ku iriya mirongo ya nyuma, bisaba ko uva muri fa ugatugaruka muri sol. Wakoresha fa na sol iyi ngiyi, cyangwa fa na sol, byose bivuga kimwe, ariko iyi nyine ibivuga neza kubera ko birimo imigozi ivugira hasi no hejuru, imigozi iremereye n'imigozi itaremereye, byose biba bivanze bigatuma ivuga neza. Ariko amanota yo nayo ngayo ni amanota ni do, ni sol, ni fa na re mineur. Nuko nguko iyo rero utangiye kuyicuranga, aka kantu ko nimushaka nimukitaho kagasoro nakizemo, ko nimushaka nimukitaho nta kibazo. Icyo tureba ni uburyo mushobora gucuranga aya manota mwakompanya, cyangwa se mwapeja mucura kwa kundi gutya mujonjora imigozi uko wacuraga kose. Burgisha vunawe ryi wacuranga burya cyamaze kubibona, Suzana mbanarapfu yenzizu urukundo rwawe, byari byaranyobeye ko nzabigenza ni mama. Murabona ko hano byari byaranyobeye, udushyira muri re mineur, ko nzabigenza ni mama. Noneho nibwo nakwandikira gakabarwa mugarura, ushatse ubona kwakompanya gutya, mukunsubiza undemagatima. Hano tukubita fa na sol, mbwira yuko gutya turara tubonanye. Bivuze ngo ushobora kuvuza gutya wakompanya gutya mu gihe utari wamenya gukoresha amapeje. Nubiramya kujonjora imigozi wakompanya gutya, fura kompanya gutya, umbwira yuko gutya turara tubonanye, wacuranga gutya turara tubonanye, wanacuranga gutya rwose. Dore imyaka irashize gutyo. Ikindi nababwira nkongera nkabibibutsa nuko iyo ncuranze igitero kimwe cyangwa se bibiri, nuko ibyo bitero kubera kuba bicurangwa kimwe, niyo mpamvu nashyiramo ibindi bitero bindi byo ku ruhande bindi biza nkabyihorera, kugira ngo dushobore kurezima umwanya, gukoresha umwanya neza, kubera ko igitero gisa n'ikindi nta kibazo. Niyo nakwereka gucuranga kimwe, icya kabiri kikaba gisa n'icya mbere bicurangwa kimwe. Iyo biririmbwa kimwe ibitero
binacurangwa kimwe nyine mu manota ya gitari biba bigenda kimwe nta kibazo. Niyo mpamvu rero ncuranga igitero kimwe nakabya ncuranga bibiri suko ibindi bitero mba ntashobora kuba nabishyiraho. Ariko nongere mbibutse ko intego yacu nagaru kubereka nagaru kubigisha kuririmba oya, sino kubigisha indirimbo oya, ahubwo intego yacu nukubigisha uburyo mushobora gucuranga nyine, uburyo mwacuranga iyo ndirimbo, amanota mwacurangamo uburyo mwayafata ku gicurangisho. Vuba niyo target yacu, niyo ntego yacu, niyo numbero yacu, kubereka amanota mwacuranga bizo ndirimbo nagaru uburyo mwazirimba, si n'ibitero byazo oya. Ibyo ntimukajye mubyitaho cyane kuko ari nk'abantu babishyira muri comment bakambwira bati ko twumva ijwi bitajyana neza nk'ukuntu birumvikana. Ntabwo naririmba nk'umuntu wahimbye indirimbo akagenda akayishyira akayicuranga muri studio, ntabwo byagenda kimwe. Ariko si byo nge mba ndimo kwitaho, ntimukajye munabyitaho cyane, ubwo mujye mwita ku manota mba ndimo kubereka igicurangisho. Amanota wayafata gute, iyo progression, urwo rugendo rw'amanota kuvuga ngo rava muri rimwe ujye mu rindi hanyuma bibyara ikintu runaka. Nibyo rero mba ndimo ngiye kubereka. So reka nongera mbibutse rero ni do, ni so, ni re mineri, tukaza no gushyiramo fa nayo ngayo. Uvuga ngo na manota ane. Do narababwiye ko mu cyongereza niyo ni C, sol ni G, fa ni F, zose ni major, hanyuma na re mineri niyo D minor. Buryo nayo manota tuba turimo gukoresha muri iyo ndirimbo ya Suzana. Nizere ko rero abantu bose batwandikiye batubwira bati uzatwereke ko twacuranga Suzana. Nizere ko musubijwe kandi nizere ko noneho namwe mugiye kuyiga uburyo mushobora kuyicuranga mu minsi iri imbere, mukazajya mumbwira muti yo twarayimenye kuyicuranga neza cyane. Niba na ngombwa ubwo mukananyandikira no kuri WhatsApp mukabinyereka uburyo nyine mwabimenye, biba ari byiza cyane, nanjye biramotiva bigatuma nanjye ndushaho gushyiramo imbaraga kugira ngo ko mbamana namwe nyine ari ikintu bibamarira. Murakoze cyane rero, reka twongere tubashimire kubera ko mwaduhaye umwanya wanyu mukareba iyi video. Imana ikomeze ibahizagire kandi nizera ko rwose ibintu byose birakomeza kugenda neza cyane. Umunsi mwiza kuri mwese.